rw'iwacu rukundo ruzira amakemwa umwari w'iwacu i Rwanda urakiruka duhura ku misozi myiza adukina duseka n'ibyishimo byinshi iyo ni indirimbo ntangiriyeho bita Akana k'iwacu nagira ngo nkumvishe ko wenda ushobora kutayicuranga mu buryo yacuranzwemo na nyir'ubwite ariko wowe kubera tageti yawe ari ukwiga ari ukumenyera guhindura amanota uva ku inota rimwe ujya ku rindi wabicuranga uko wumva we bikoroheye. Iyi ni indirimbo mpereyeho ngira ngo nanone nongere nkwibutse ya manota twize. Iri somo ni isomo ngira ngo rya gatanu, nkaba nifuza ko muri iri somo rya gatanu ikintu wakora ari imyitozo, ari indirimbo zirenze imwe hagati ya 7 n'8 ngiye kuguha, hanyuma wowe ukazikoraho imyitozo ukazimenya neza mu buryo nazicuranzemo cyangwa nawe mu bundi buryo bwawe. Wamara kuzimenya icyo gihugo bizaba bivuze ko umaze kumenyera kwimura intoki uva ku inota rimwe ujya ku rindi. Hanyuma ikindi uno munsi ndifuza ko ntaza kuvanga indimi, ndaza gukoresha igifaransa gusa. Ni ukuvuga ngo hahandi navugaga ngo kode ya C, kode ya G, kode ya F na kode ya A, ndaza gukoresha do, fa, sol na la. Niyo manota ngiye gukoresha mu ndirimbo ngiye kuguha, arizo zigiye gutangira aka kanya tudatinze. Hanyuma kandi wenda ntaranatangira ndashimira abantu kuko banyeretse ko ibyo bansabye, ibyo bambwiye nanjye nkabishyira mu bikorwa kuko bari babikeneye. Abantu bahise batangira gukurikirana aya masomo bakayakunda bakama feedback, n'abatampaye feedback wenda kuri YouTube channel cyangwa Ogere channel bakayampa muri message, ndabashimira cyane. Okay, reka twe gutinda kuko n'umwanya bari mutoya, reka dutangire. Reba neza iyi ndirimbo ndi gukoresha do, nkajya kuri fa, ntabwo nasenye intoki nawe wabibonye, mvuye kuri do mpise njya kuri fa, ngarutse kuri do, ngarutse kuri so. Aha twagiye. Ayiwa shenge muhoze ayiwa nyabusa wihorere, ayiwa shenge muhoze ayiwa nyabusa wihorere. Ntabwo ari ngombwa kubicuranga byose, icy'ingenzi ni uko wumva ukuntu bigenda. Nuza kubwira yuko ubabaye uza mwihorere ntumwite umusazi. Ngira ngo wabibona. Aha, hari indi ndirimbo ku bantu bagiye bakurikirana cyane, indirimbo yitwa Kivambari. Reka nayo tuyigerageze. Ni ya manota nkiri gukoresha do, fa, so. Mvuye kuri do, Kivambari yantwaye ubwenge antwara amafaranga, Kivambari yantwaye ubwenge mutera inda, Kivambari yantwaye ubwenge antera sida, Kivambari. Navuye ku ishuri naniwe nshaka ukabari mfata rimwe, abo hejuru bahaze abo hepfo barabaza, nshakwa nyirakigwene ntiwenda hari icyo yamarira, njyanye impamba muzehe yampaye nshaka agakumi kakanyogwe. Iyo nayo ni kimwe na ya yindi ngo ibiba kuri iyi si n'amayobera rwose mbamaroga. Inguni isi yacu ari nziza ntiyari ikwiriye kumera icyaha,
ntabwo yose nagenda nyirangiza ntitwabona umwanya, ariko izo ngizo urumva ko ni indirimbo zigenda kimwe, amanota ari amwe, ukoraho rimwe ukava kuri do ugahita ujya kuri fa, ukagaruka kuri fa uhita ujya kuri do nanone ukava kuri do uhita ujya kuri so. Urumva ni sequence, ni urukurikirane rworoshye pe. Reka nguhe indi nanone y'inzungu y'inyanigeriya, ntabwo ari inzungu sorry, inyanigeriya ya wa mugabo witwa Two Face, nayo yumve. Iyo wenda irahinduka uyikoresha mura. My African queen, girl of my dream, you take it I've never been. You got my heart a ting-a-ring-a-ring. Oh, you're my African queen, girl of my dream. Yirebe neza ndava kuri do, you're my African, mite njya kuri ra queen, mite njya kuri fa, the girl of my dream. So you have taken ever been. You take my heart, ting-a-ring-a-ring. Oh, 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 hey, iyo sequence igenda igaruka, urumva ni ibintu byoroshye cyane. Nubwo umaze kumenya guhinduranya intoki uva ku inota rimwe ujya kuri indi, utasenye za ntoki ebyiri, wibutse ya hangere nakubwiye, ya hango ushyiramo hagati y'intoki kugira ngo ufate neza imirya ivuge neza, ukanibuka ko intoki zisa n'izigiye inyuma mu kazu cyangwa mu gakazu cyangwa mu ka frit. Ibyo biragenda neza cyane, intoki zikegera fretboard. Abo twatangiranye ngira ngo murabyibuka. Hari indirimbo noneho y'umunyarwanda wacu witwa Meddy, yo isa n'igoyemo, ariko reka nayo tuyigerageze turebe. Ndayicuranga mu buryo bworoshye kugira ngo bitakuvanga, ninumva ko umaze kumenyera nzongera nyicurange mu bundi buryo noneho bwiza bwa nyabwo. Tariki ya mbere y'ukwa munani nibwo wambwiye akazina kawe. Ibindi bikomeza ahubwo noneho ahantu biza guhinduka nanga najyaga numva. Iyi ndirimbo itangira ngo tariki ya mbere, uhera kuri do ugahita ujya kuri so. Tariki uva kuri tariki ya mbere ngeze kuri so, nkahita nza kuri fa y'ukwa munani, so do nibwo wambwiye, so fa so do kukubura, so fa so do. Aho bihinduke najyaga ram ko wahindutse mi nakwigishije, najyaga ram mi ram so ra mi majeri ra mineri so. Najyaga numva ko wahindutse, kaho wagiye wahiriwe, ngo bafite amafaranga ariko nta mutima. Kuva kera ukomeza bya bindi, nkiri muto mama yambwiye ko iyo nayo ndumva waba uyimenye. Naraye ndose inzozi nziza, naraye ndose umwana nkunda,
agasusuruko karasesekaye ngiye gusura iyi ngiyi iva kuri donarendo fa do do so do. Urumva ukuntu nayo bimeze, reka dufate indi ndabona iminota itujyanye. Ndahera kuri rayo. Nindundirije umwana yogacara la do so ra. Nindundi iyo nayo nzagenda nzigarukaho wenda numara kumenyera, ubundi kora iyo myitozo uyikore witonze, uyikore neza, bizagufasha. Reka ngushimire, nibutsa gukora subscribe, like, ukanasharinga n'abandi. Burya ntukabe nk'aba bandi bavuga ngo gicucu ruganzu ngo ibintu bimenye ubigire ibyawe gusa ubigire ubwiru. Fasha n'abandi kubimenya nabo bagira ubumenyi nta limite bugira, nta n'umuntu bugenewe, buri wese yabimenya kandi bikamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagushimiye rero wari unkurikiye. Aya niyo masomo nari ngufitiye uyu munsi. Reka tubonane mu isomo rya 6 rikurikira.